Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ho muri bice bitandukanye by'igihugu, hanze y'igihugu East Africa no ku isi hose. Turabasuhuje abadukurikira, Imana ibahe umugisha. Ngewe nitwa Shatiana Iradukunda, ngiye kubagezaho ikiganiro. Uyu munsi nabahitiyemo cy'uburyo ki wateguramo ji y'inanasi. Nkuko muri kubibona imbere yanyu ni inanasi twayikuyeho iby'inyuma, murayibona. Ndaza gukoresha amatangawizi, nkoresha amazi, nta kindi. Ariko ubaye ushaka ubuki, ubaye ushaka gushyiramo isukari cyangwa utundi turungo wadushyiramo uko wabishaka, ariko njye ndaza gukoresha tangawizi n'inanasi ubwayo n'utuzi dukeya. Rero mukomeze mukurikirana iki kiganiro, kandi nkwibutsa wowe mushyashya kuri channel utarakanda subscribe yikande. Ni ukuri tugiye kujya tubagezaho ibiganiro mu minsi iri imbere birenze ibingibi mwajyaga mubona, birimo kwihangira imirimo, birimo ibintu bigiye bitandukanye bishobora kukugirira umumaro, ku buryo aho waba uri hose ushobora kwihangira umurimo ku giti cyawe kandi ukaba wagira icyo ukuramo. Rero iyi channel ni ibiganiro byiza tugira, dukomeza kubasaba kudukurikirana, usharinga video zacu kuko ari ingirakamaro. Reka rero dutangire mbereka uburyo nyiteguramo. N'ubundi turaza kwifashisha blender gusa, nta kindi turi buze kwifashisha. Ikirahuri cyo murakibona ni jug ndi buze gushyiramo ji yanjye, ndimo ndayiyungurura, nta kindi. Reka rero dutangire nkata inanasi mu bice bitoya. Tugiye gupfundikira nk'uko bisanzwe. Nk'uko nabibabwiye ko ikiba cyiza ari uko umuntu akoresha umuriro uringaniye wo muri rimwe, nibyo biba byiza, cyangwa se kabiri, kuko nanone hari igihe uhata umuriro mwinshi ugasanga blender yawe itangiye gusa nk'inanirwa cyangwa se ikaba yacumba, ntabwo aba ari sawa. Reka dukoreshe umuriro wo muri rimwe. Yamaze kumera neza, ibyo twashyizemo blender yabiseye neza. Tugiye guteruraho noneho tube twayungurura, turebe noneho ji uko imeze. Mwakoze kubana natwe rero muri uku gutegura ji cyangwa se umutobe w'inanasi na tangawizi. Ji yacu iraryoshye, imeze neza, namwe muzabigerageze muzumva imeze neza. Ariko ubaye ukunda ubuki cyangwa isukari wabishyiramo nta kibazo. Mba nkomeza kubabwira kugira ngo hatagira ubibaza ati se ko nta sukari yashyizemo, ese ko bitameze gutya na gutya. Njye nakoresheje tangawizi, inanasi n'amazi byonyine, kandi ji iraryoshye. Murabizi ko inanasi iba ifite isukari yayo ihagije. Rero wifuza ko twagutegurira aka kaji uri iwawe tukakakuzanira, nta kibazo. Uba ufite inanasi ubona zigiye kugupfana, tubwire tuze tugukorera akaji, cyangwa se nawe uduhamagara tubwira ati se nabigenza gute, twebwe turahari. Wifuza kuba waduha ikiraka runaka cyo guteka cyangwa se cyo gukora mu birori byawe runaka, ibitoya n'ibinini byose turahari, nta kibazo. Rero Imana ikomeze ibarinde. Wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho byiza bijye bikugereraho ku gihe, kandi no kuri iyo nzogera kugira ngo
tube inshuti noneho nyazo. Rero Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kubafasha aho muri hose, ikomeze kubaha umutekano n'umutuzo, kuko burya mudatuje ntabwo mwadukurikirana, ntabwo byakunda. Rero aka kaji urabona uko arengeje kuri ayo mafunguro tubagezaho ku gasusuruko, byaba birenze noneho. Rero mukomeze mudukurikirane, ibyiza biri imbere, ushishikarize n'abandi gukurikirana agasusuruko kugira ngo ubashe kwiyitaho ku buzima bwawe ndetse no mu buzima busanzwe witeza imbere, ko hari ibiganiro byinshi tugiye kujya tunyuzaho byo kwiteza imbere. Imana ikomeze kubarinda. Bye.